nongeye kugusuhuza mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Imana iguha umugisha. Ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose kandi ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. None se umutima wawe uguwe neza? Imana iguha umugisha. Ayo magambo meza aboneka mu rwandiko rwa 3 rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 2. Muvandimwe, nkwifuriza kugubwa neza ibihe byose, kuko nibyo bikwiriye abana b'Imana. Niba ufite icyuzo ukakimenyesha abandi kugira ngo nabo babashe kugirirwa neza. Muri uyu mwanya rero nongeye kugushimira wowe utuma ngira imbaraga kugira ngo nkomeze nkugezeho ibyatugirira umumaro twese. Imana iguha umugisha. Ndashimira cyane abakunzi ba Emerita Ministries uburyo bagenda bampa inama, uburyo batanga ubuhamya. Imana nukuri nkomeza kuvuga ngo ikomeze kubaha umugisha. Muri aka kanya mfite hadi y'umweru, iy'umutuku, iy'umukara. Nabuze akanya ko kujya kuyishaka, ariko ubundi nashakaga kubereka uko radi zimeze. Abenshi rwose murazizi kandi ziri ahantu henshi ku isi pe. Hadi z'umutuku, hadi z'umweru, hakaba hari na hadi z'umukara. Ubundi hadi ikomoka mu burasirazuba bwa Mediterane ndetse na Aziya y'uburasirazuba. Aho ngaho ikaba ari naho yamenyekaniye cyane, nko mu Bushinwa, mu Buyapani ndetse n'ibyo bihugu byose byo ku nyanja ya Mediterane. Izi hadi zikaba ari imboga zakoreshwaga cyane mu buvuzi bwa gakondo, cyane cyane muri Egypti ndetse no mu Bushinwa. Bakazirya ndetse bakazikoresha no mu buryo bwo kwivura. Naberetse umweru, mbereka umutuku, ariko hakaba hari n'umukara. Uyu mukara ukaba witwa ami de foi, inshuti y'umwijima, kubera ko ifasha cyane mu igogora, igafasha ku muvuduko mwinshi w'amaraso, ikaba ifite vitamine nyinshi, cyane cyane vitamine C, vitamine B1, B2, B3, B6 ndetse na B9. Batubwira ko cyane izi vitamine B zifasha mu gusigasira cyane imyakura, zikayifasha mu gukora neza ndetse no mu gukora kw'insoro z'amaraso no guhindura ibyo twariye zikabihinduramo imbaraga. Vitamine B ni ingenzi mu buzima bwacu. Izo rero ziboneka muri hadi y'umukara. Nongere mbibutse ko iyi hadi noire ariyo bita inshuti y'umwijima. Ifasha umwijima gusohora imyanda mu mubiri n'ibindi binyabutabire bimwe byangiza umubiri wacu. Iyo ufashe hadi ibasha kugufasha kubisohora. Murumva rero ko ari ingirakamaro mu gihe ifite ibituma umwijima wacu ubasha kumera neza. Ikaba isukura umwijima, ndetse akaba ari nayo mpamvu bayise ko ari inshuti y'umwijima. Ibyo binyabutabire kandi birimo bituma n'amavuta twariye atabangamira umwijima, noneho bikayatunganya. Bya binyabutabire biri muri hadi y'umukara. Nk'uko nababwiye ruguru yuko ifasha gukura imyanda mu mubiri ndetse n'ibindi binyabutabire bitwangiza. Ibyo nari maze kubivuga ruguru.
mu gihe umuntu yayifashe ituma amafunguro wafashe atabasha kuremerera igifu cyangwa se ngo avunane mu igogora, byorohera igifu bikorohera umwijima mu gihe wafashe iyi hadi. Ikura ibinure bibi mu mwijima kandi igasukura n'impyiko, ndetse ikaza no kurwanya indwara nyinshi zijya zataka impyiko. Nk'uko nabibabwiye haruguru, wongere wibuke ko inagabanya n'umuvuduko ukabije w'amaraso. Mbese iyo hadi urumva koko wayicikwa mu gihe wayibonye koko? Abantu bari aho hadi z'umukara ziboneka, ndabinginze muzishake ku bwinshi. Hakurikiyeho hadi rouge, hadi y'umutuku niyo ngiye kubabwira. Iyi hadi y'umutuku igira vitamine C nyinshi, ikagira B6, ikagira na B9. Ikaba yifitemo imyunyungugu nka calcium, potassium, magnesium na fer. Irwanya umunaniro kandi nayo ikaba iri mu zikura imyanda mu mubiri. Nayo ikaba ikura imyanda mu mubiri kubera antioxida irimo. Ifasha igifu mu mikorere myiza, ikarinda isukari mu kuzamuka, ikaguma aho iri, ikaba mbese iringaniye mu mubiri w'uwafashe iyo hadi itukura. Ifasha imitsi muri rusange, ikanafasha n'imitsi ijyana amaraso mu mutima. Ugereranije n'izindi tubonye ruguru zose, ari iy'umukara ari n'iy'umutuku, twasanze zifite vitamine C nyinshi, ariko iyo bigeze kuri hadi y'umweru yo ntabwo igira vitamine C nyinshi cyane, ariko irayifite ariko itari ku rugero rukwiye. Igira vitamine B6, hanyuma imyunyungugu yo ni nk'iyo twavuze ruguru, ni fer, ni potassium, magnesium ndetse na calcium. Ifasha igogora, ntube wagira constipation wayifashe. Ikagabanya gaze mu mara, rwose amara yawe akaba ameze neza, nta bibazo by'amagaze birimo. Irinda umubyibuho ukabije kandi igafasha umutima. Ikagabanya umunaniro ndetse ikagabanya no gucika intege. Ubushakashatsi bwagaragaje ko mu bihugu bimwe, cyane cyane nk'Ubuyapani, bakita uruboga rusukura umubiri, kuko ari uruboga rufasha umubiri gusohora imyanda. Mu magambo magufi rero, hadi y'umukara murayumvise, yitwa inshuti y'umwijima, igasukura kandi ikarinda umwijima ndetse n'impyiko. Iyo twakurikijeho ni hadi y'umutuku. Iyi ikaba ifite ibinyabutabire bibasha kurinda cyane umwijima ndetse bikarinda na diyabete. N'abarwaye diyabete, hadi rouge ibasha kubafasha. Naho hadi y'umutuku bavuze ko ari antioxida, ikaba irinda umutima ndetse ikaba irinda na diyabete, ikaba ifasha n'abantu barwaye diyabete, bigatuma iringanira, ikaba ku rugero rukwiye. Naho iy'umweru twayibonyemo nayo byinshi, ikaba izwiho kugabanya ibiro, gutunganya ibyerekeranye no mu igogora ndetse no kugabanya umunaniro ukabije. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje yuko hadi, kubera ko ifite ubushobozi bwo kurinda inflammation umubiri, kandi bikaba byoza impyiko, bikoza umwijima. Mu gihe wayifashe, umwijima wawe ukaba umera neza, kandi imyanda yose ikakuvamo, n'ibiri mu gifu ntibitindemo, n'ibiri mu mara bikagenda kuri gahunda nziza. Bavuze ko ibiyirimo bigaragaza rwose yuko ishobora kurinda kanseri, kubera ko ari muri kimwe mu bisukura umubiri.
kandi izi ndwara hadi ifasha, kuko hadi tubonye ko ni imboga zifasha umubiri, ariko naho zifasha umubiri, imboga zose dufata, buri ruboga rwose rufite umumaro warwo. Nshuti yanjye, niyo mpamvu rumwe rwiswe hadi, urundi rukitwa epinari, urundi rukitwa dodo, gutyo nuko buri cyose gifite umumaro utandukanye n'uw'ikindi. Aha rero bararebye basanga hadi zirakize cyane kandi zikora isuku mu mibiri yacu, kandi noneho zibasha guhangana n'iyo myanda. Kandi iyo myanda murabizi, iyo imaze kuzura mu myijima yacu, mu mpyiko, mu mara, niyo yirundarunda noneho ikadutera uburwayi. Kubw'ibyo rero urumva, kubera ibyo binyabutabire birimo, bibasha no kurinda uturemangingo kwangirika, noneho bigasigasira yamara yacu, cya gifu cyacu, umwijima wacu, noneho tukabasha kugubwa neza. Rero muvandimwe, muri uyu mwanya nagira ngo nsoreze aha nkwifuriza gukoresha radi. Batanze urugero bavuga yuko n'abantu bafite ikibazo cya kanseri yo mu ruhago, kanseri y'inkondo y'umura, kanseri y'umwijima, kanseri yo mu mara, mu gihe wagize ibyo bibazo byose ubasha gufata iyo radi, noneho ikabasha kukunganira kuri ubwo burwayi. Ariko noneho mu gihe utararwara ukwiriye kuyihata rwose. None se ubwo bizakunanira? Ahantu hose radi zirahaba. Ushobora kutazabona iy'umukara wenda, ariko ukabona umutuku, ukabona n'umweru. Ariko abandi babasha kubona hadi z'umukara bakwiye kuzitaho kandi bakazikoresha, kuko ziraboneka rwose kandi cyane. Aho zitaragera naho mwizere ko zizahagera. Umuntu ubasha kunyumva, yumva ururimi mvuga, ndamwinginga kugira ngo agerageze. Umufungugura amafaranga make, kandi biba biri aho bacururiza imboga hose. Nujya Nyabugogo uzazisangayo, nujya Kimironko uzazisangayo, nujya mu mujyi uzazisangayo, ahantu hose n'ahandi ayandi masoko ntazi. Inoho haboneka imikara, imituku, zose ziba zihari. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mugerageze, we kugira ikibazo cya constipation kandi uzi ko ushobora kubona umuti wagufasha. Ikindi, iyo ufite nk'ikibazo mu muhogo, murabona kwa kundi umuntu aba arwaye nko mu muhogo ababara, ufata radi enye ukazikata neza, ugakamuriraho agasitro, hanyuma ugasa nk'uzogeje muri iyo sitro, noneho ukaduhekenya. Iyo duhekenye tumanuka hano wumva hari ikintu turimo gukora, ndetse n'iy'umweru ibyo ngibyo irabikora. Rero niyo y'umukara nayo irabikora, ukumva mu mazuru harafungutse, ukumva no mu muhogo harafungutse. None mubabasha gukora umutobe, waba umutobe w'amashu, waba umutobe w'imboga, ubasha gushyiramo kandi bikagenda neza. Noneho kubera ko hari iz'umweru zikura zikagera ku rwego rurerure cyane, murabona nk'iyi ngiyi ukuntu ingana, ni nini cyane. Iyi ngiyi rero ubasha nayo kuyikora muri salade, kimwe n'iri yitukura nayo ubasha kuyikora muri salade, ugakata utuntu duto duto cyane, noneho ukabirya muri salade, gusa ukibuka gushyiramo akadimu, kandi ibi bintu bizakugirira umumaro. Muvandimwe, mbere yuko nsoza, reka nkwibutse y'amagambo yo gushaka ubwenge, yuko ubwenge buhwanije ubwiza n'ibyo umuntu arazwe, kandi ubwenge bukaba bubonerera abakireba izuba. Ikindi ngo kuko ubwenge ari ubwugamo, nk'uko ifeza ari ubwugamo, kandi ariko umumaro no kumenya n'uyu, nuko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Mwabyumvise? Imana igufashe ikugirire neza.
iguhe imyumvire myiza, iguhe guhitamo kugira ubwenge kugira ngo ubashe kwitungira amagara, hanyuma wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Roho nzima ikorere noneho mu mubiri muzima. Nkwibutse ko nta kurama kudapfa, ariko nkakwibutsa yuko utagomba gupfa nk'aho wiyahuye. Kubera iki se wazabazwa ko wiyahuye kandi Imana yaratanze inzira ushobora gufashamo umubiri wawe? None se urindiriye ko urwara kugira ngo ubashe kwivura, cyangwa ibyiza wabikora hakiri kare? Nongere nkwibutse ko izi mboga zituma umubiri wawe ubasha kugubwa neza, ariko mu gihe warwaye ntago bisimbura imiti yo kwa muganga. Imana igufashe, ikugirire neza, iguhe imyumvire myiza, kandi niba urwaye urwara ubukira. Mu ijuru hari Imana. Bifurije kwiringira Imana muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Mana, ndagushimiye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndagushimiye ko wabanye nanjye, ndaguhamagaye kugira ngo ufashe abana bawe pe. Hari abarembejwe n'umubiri, hari n'abanga kumva inama zo kwitungira amagara. Ndakwinginze ngo buri muntu wese umufashe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ikomeze kubaha umugisha, naho ubutaha.